Inshuti bavandimwe dukunda kongera gutaramana, uyu munsi turongeye turataramye cyane cyane twicaye ku muce kugira ngo umuco ntituwuce, ahubwo twicare ku gacaca ducoce amagambo. Uyu munsi rero mazaniye inkuru iryoshye y'akataraboneka mwari mukumbuye kandi mwese mwakunze mu gihe cyo mwa mbere, inkuru ya George Banetti. Bamwe bavuga ko ari George Bennett ariho byaturutse. Ni inkuru rero tuvuga cyangwa se umugani ngiye kubacira, ngira nti kera habayeho umwana w'ikizeze akitwa George Banetti. Umunsi umwe nyina amwohereza kumugurira inshinge ku isoko. Umwana aragenda, amaze kuzigura agaruka azipfumbatse mu gipfunsi. Aheze mu nzira abona inyoni yafashwe mu mushibuka iruhande rw'ikirundo cy'ibyatsi byumye. Ariyamirira ati, yo mbega inyoni nziza, kereka nyifashe. Agera za nshinge azishinga mu byatsi, yanga ko zamubuza gukoresha amaboko ye yombi. Maze amaze gufata ya nyoni agaruka gushaka inshinge muri bya byatsi, arazibuze. Arashaka, arakomeza arashaka, ataho umugabo abona rumwe, izindi arazibura. Bigeze aho nkaho yagatashye aribwira ati, mama ndamuzi, arantunganya ndetse arankubita cyane, reka nshire ubute nzishake sinamukira. Dore rero nawe ngo yungutse ubwenge, ashinga ku byatsi abiha inkongi ngo aze gushakira inshinge mu ivu. Mbese ubwo yari kuzibona? Erega ntihari ikizeze, yari akabije. Nuko amaze guheba ataha yifashe amapfubyi. Nyina yumvisha uko byagenze ararakara, niko kumubwira ati, wacyo ntazi we, imifungo ibiri y'inshinge niyo wagombye gushinga mu kirundo cy'ibyatsi? Wabaye wazitunganyije ku kuboko kw'ishati? Pu, dore ndajya gutashya. Ati, pu, dore enda yakunyariza isuka cyangwa nayo yite. George isuka arayibatura, agenda yishimye ko nyina atamukubise. Aho muzi uko yabigenje bamaze kumutyariza. Umusa w'isuka yawushinze ku kuboko kw'ishati, irashishimuka. Nyina amukubise amaso n'ishati yacitse, atera hejuru ati, wanjiji we, urabona ngo urapfumura umwambaro wawe? Wabaye watwaye isuka ku rutugu? Cyo nojya gucyura ingurube iri hepfo hariya mu njumbure. George agenda ubwo, abonye ingurube yibuka ibitutsi bya nyina, niko kuyitereka ku rutugu. Ya ngurube igira itya, imurya ugutwi kwa Banetti, irakuha pe. Noneho nyina amubonye indura yivaho ati, yo wagipfuwe, ingurube yarenze kuguca ugutwi, ureba he? Wabaye wazaga uyikurura inyuma yawe, ntacyo uzimarira. Noneho ndahebye, cyo najya kwa Veronika gutira inkono yo gutekamo inyama. George Banetti yiruka ubwo no kwa Veronika mu gacyamo. Amaze gushyikira inkono ashumikamo umugozi mu mukondo wayo, agenda ayikurura atareba inyuma. Hogi, igikono nacyo kiramuhirimana, kigenda cyenda kumuca ibitsi inzira yose. Ageze mu irembo nyina amukubise amaso ati, yuhu George we, nibakoreke uri inka mu zindi, nanjye ngo uri inka. Ahwe ashwida, nayo ntuyigejejeho, nkuya y'amaso, sinzasubira kukwakura ejo ntaziruka ku gasozi kubera wowe. Nyamara nta mubyeyi ucika ku mwana we, baca umugani ngo ubyaye ishyano araryonsa. Bwagiye kwira, nyina aramubwira ati, mwana wanjye niwe mfite wenyine, niwe nkunda, ntukabazwe nuko ngutuka, mba ngira ngo uce akenge nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo zize kuryoha, usigare uncaniriye. Ndatebuka, nubona inkono igiye gukama ntaraza wongeremo utuzi dukeya, uramenye ntushyiremo menshi ataza kubishya umufu. Nyina amaze kugenda, George asigara ku nkono aho utagira umuriro, acucageramo amazi make muri ya nkono. Bigeze ahagira inyota, nuko ajya kunywa divayi. Idebe rya divayi ryari riteretse ku gisanduku hamwe n'andi, rifungurirwa mu ndiba iruhande rumwe. Amaze gufungura ngo anywe, yumva umurango uratunguye. Ahaguruka bwangu, yibagirwa gusiga afunze rya debe, ajya gucurira amazi mu mabisi muri za nyama. Agarutswe kunywa divayi asanga yashiriye hasi, atera hejuru ati, baba we, noneho mama aranyica.
aratekereza ati ibyiza ni ukubihisha. nuko akurengera ku mufuka w'ifu anyanyagiza mu kiziba cya divayi. Inkoko yarariraga imwikanzira kokoza. Baneta yumvise ayibwirana umujinya ati ceceka wa ndondogozi we, uramenye utaza kubibwira mama. Abaye akibivuga ayitera bigezo umujugujugu w'umuhoro, ayigesa ku ijosi iracuranguka. Abonye ayisha arataka ati ye baba we, noneho amagi azarirwa nande, reka njye kuyararira mu kigwi cyayo. Nuko Baneti ajya kubunda hejuru y'amagi, nyina arashyira araza. Joriji urihe? Ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko. Wishe ya nkoko? Wayihoye iki? Yashaka kundega ko nanyagije ifu. Wanyagije ifu ute? Nayisutse mu kiziba cya divayi nari maze kumena. Wamenye divayi yose yari mu idebe? Mbega igihu cya nyantango, mana y'ijuru. Noneho tugiye kuzamera dute? Dusigaye iheruheru, dusigaranye amaso no kurira gusa. Dupfuye rumwe rw'imbwa zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti. Nuko nyamugore asohoka arira ahetse amaboko. Joriji Baneta mwoma mu nyuma, bwari bumaze guhumana. Umuntu yajya kurora undi akabanza agashishoza. Ego nuko umuntu yajya kurora undi akabanza agashishoza. Wa mubyeyi abonye ko umuhungu we amukurikiye, aramukomera ati uragwa hehe Joriji we? Pfa gusiga ushitse urugi wacyo ntazi we. Nuko Baneti arakimirana n'imuhira, agira rwa rugi arushikanaza ku muryango, aruterera ku mutwe akurikira nyina. Undi asubije amaso inyuma abona Baneti n'urugi ku mutwe, arumirwa ati rishyano ndarikikane. Wakizezewe ninde ukubwiye gushikanuzaho urugi? None se wombwiye ngo rushike? Sinanakubwiye kurukuriraho gusa kugira ngo nibura dusige twegetseho ku muryango? Nuko rero numvise nabi, none mbigire nte? Shyuhuhu ni ishyano rimwe ribi ritagira gihanura. Nuko Joriji na nyina barakomeza baragenda. Hashize umwanya bumva amajwi y'abantu imbere yabo. Nimugoroba bwabo baramutaha. Nuko abwira umuhungu we Joriji ati tuhashize, reka twurire igiti abumva naba nijoro. Hashize umwanya Joriji abwira nyina ati mawe ndakubwe, ndumva nshaka kandi sinashobora kwihangana. Ati komeze wakiroge we batatwica. Sinashobora kandi sinagerageje kwihangana kera gake, uruhago rwenda guturika. Biraba uko byakabaye. Ageze ngararekura, inkari zose ziboneza mu nkono y'ibisambo, naho bya bindi ego ko ngaho rero imvura iraguye. Irahise uwo n'umwanya, ahari n'intonyanga ntacyo bitwaye, ariko ikivuye mu ijoro kigwa mu nkono kiba ari cyiza. Ibisambo ntibyabyitaho, byikomereza kwibarira amafaranga. Nacyo cyari kikibabaje ngo hatagira ikizimba ibindi mu migabane. Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati ntabyo urugi rurandemereye. Ibinya bimaze kumvuza mu mitsi, ndumva rwenda kuncika. Nyina aramutwaye amati rukomeze wakivume we, batatugirira nabi. Urugi ruramanuka hejuru no hagati ya bya bisambo ngo pi. Umutima ubihubukamo bikwira imishwaro byiruka amasigamana, kibuno mpamaguru bigenda bitarora inyuma. Mwe biti twakurikiwe ibindi biti, ijoro riratugwiriye. Joriji na nyina babonye byiruka bamanuka ubwo batangira kuyoragura ya mafaranga, buzuza imifuka ibindi babitondeka ku rugi, bafatanya kwikorera bisubirira imuhira. Sinjye wahera ahirwa Joriji Baneti wakijije nyina mu buryo ariko yabikoze bw'ubugoryi budafite gihanura. Koko rero nta mwiza ubaho wabuze inenge, kandi nta n'umubaho utagira akamaro. Buri wese yabikuramo isomo rye uko abyumva. Ndagira ngo mutange komenti uko mwakiriye ino nkuru, ndetse munaduhe ibitekerezo by'ibyo twazaganiraho butaha dutaramye.
aho ubundi ya Regine mwene Sirake gwikona mu kuza rwa mukinuzo n'ubukombo nyene mbere y'intore iragerewe nanga nkarwana nkaba n'igikaka gikwigikano cy'imfizi tuba cya ruhogo zambaye ingoma rugaragara neza kotana rwa mucura nkombe rwisesera barakaje mihigo rusanganira ntambara iyo nyikubise incuro abatangiye baranyifuza igitaramo ntarimo kishwa n'irungu abatangira bakanyifuza aho niriwe nta rungu rero gutarama nakagaruka mukorera like share subscribe na comment then tuzataramana ubutaha murakagira Imana n'u Rwanda ndetse n'amafaranga.